uwo mukecuru murimo kubona aho kuri screen, uwo n'uyu mukobwa mubona w'imyaka 24 wahindutse aragenda aba nk'uyu mukecuru uwo murimo kubona w'imyaka 98. Ibi rero byatangiye gute cyangwa se byaje bite? Hashize iminsi 4 uyu Sine Konsa asambanye na wa mugabo w'umunyatayilandi, ngo yatangiye guhinduka umubiri wose, atangira kuva muri ya myaka 24 y'ubukumi agenda ahinduka agera mu myaka 98 abo umukecuru nk'uko nguko murimo kubona. Kuko yabanaga na mama we murimo kumubona aho ngaho kuri screen zacu, uko ari kumusiga amavuta ndaje ibyo ngibyo byose ngende mbibasobanurira mbibabwire uko bimeze n'uwo mukobwa murimo kumureba kuri screen zacu. Noneho ngo ageze mu rugo akora imirimo yo mu rugo isanzwe, nubwo yari umukobwa wicuruzaga ariko ntago yari umukobwa wagumaga ku mihanda cyangwa se wagumaga iyo ngiyo. Yaratahaga akaza mu rugo akamenya imirimo yo mu rugo, akamenya guteka, akamenya kwita kuri mama we, ibintu nk'ibyo. Urumva indaya ya privé yagendaga aruka hari bayihamagaye muri ubwo buryo. Noneho uyu mwana w'umukobwa ngo hashize iminsi 4 asambanye na wa mugabo w'umunyatayilandi, nibwo uruhu rwe rwatangiye kugenda ruhinduka. Ngo wa musore bakundana cyangwa se wa mufiance we biteguraga gushaka ubukwe, umukobwa yatangiye kumukwepa. Umukobwa yatangiye kumukwepa, akamuhamagara amubwira ngo babonane, kuko bari bageze mu gihe cyo gupanga ubukwe nyine. Ubukwe buzaba ryari, imiryango nzajya kukwerekana muri famiye, tuzagenda izo process bazirimo kugira ngo bazabane abe umugabo n'umugore. Sine Konsa na Ondinga babane nk'umugabo n'umugore mu rugo. Umukobwa ngatangiye kumera gutya mu maso cyangwa se umubiri wose, yatangiye kwihisha Ondinga ngatazigera mubona, kuko ntago yari afite uko yasobanura ukuntu umubiri we wavuye ku myaka 24 ugahita ugera ku myaka 98 mu gihe kingana n'iminsi 4-5, mu gihe kingana n'icyumweru akoze icyo cyaha cy'ubusambanyi. Twongeye kubasuhuza abakunzi mudukurikira kuri Byishimo Official. Umunsi mwiza, ibihe byiza uwo dukurikiye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amajyepfo amajyaruguru ya Afurika, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tuje kubabwira uko imikorere ya Satani irimo kugenda igaragara ndetse na hano muri Afurika cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari Satanic Temple, ni urusengero cyangwa se ni temple yemera Satani, basenga Satani, bagakora imigenzo yose ya Satani, ndetse abemera cyangwa se abemera bo muri urwo rusengero bose bemera ko Satani ari we utanga imbaraga. Rero muri uru rusengero ngo ubwo bari mu nama yo barangije ngo gusenga Satani, batanze amatangazo, kuko ngo uru rusengero rufite amashami agiye atandukanye muri Afurika ndetse no ku yindi migabane y'I Burayi ndetse n'ahandi. Batanze amatangazo rero bavuga ngo yuko bagiye gukora byeruye ibimenyetso byabo ndetse n'imikorere yabo, noneho igiye gushyirwa ku mugaragaro. Niho nabyita ibitangaza bya Satani, navuga ngo ni satanic, ni ibitangaza biri bizarre, bitangaje ariko byakozwe na Satani, niho birimo kugenda bigaragara. Rero nje kubabwira inkuru y'umukobwa udasanzwe, umukobwa witwa Sine Konsa. Uyu mukobwa no muri South Africa, muri Afurika y'Epfo, akaba ari umukobwa wari ufite imyaka 24 nk'uko murimo kubibona kuri screen zacu. Akaba yari afite imyaka 24 y'amavuko, akaba yari afite mama we w'imyaka 68, ariko uyu mwana w'umukobwa we akaba yari afite imyaka 24, mbese yarageze mu kigero cyo gushaka umugabo. Uyu mukobwa rero Sine Konsa ibyamubayeho ni nk'agahomamunwa, cyangwa se Satani yaraje amufungiraho amafere. Uyu mukobwa w'imyaka 24 Sine Konsa
yari umukobwa wicuruzaga, yari indangamirwa, yari indaya, cyangwa se yakoraga umwuga w'uburaya hano muri Afurika y'Epfo. Uyu mukobwa rero yari asanzwe n'ubundi uyu mwuga ngawukora w'uburaya, ariko nanone ngo atari bwa buraya umuntu yagize umwuga. Hari uburaya ngo bagira umwuga, umuntu akaba afite ikarita y'uburaya, muri biriya bihugu bibaho, akaba asora umusoro w'uburaya, akaba azwi, abajya kumugura bakaba bazi aho bamusanga. Uyu we yakoraga umwuga w'uburaya, ngo bya bindi byo kwisayidira, cyangwa se bya bindi byo kugira ngo ngabone amaramuko bisanzwe, ariko ngo akaba yari indaya iri prive. Ni indaya ngo ziba ziri prive, ngo ya yindi ushobora guhamagara ukayisanga ahantu, ariko itajya ku muhanda ngo yicuruza. Sinzi ubwo niba murimo kubyumva, abantu bankurikiye bo bahita babyumva. Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 24 yari afite fiance we w'umuhungu witwaga Odinga. Uyu musore cyangwa se yari afite imyaka 35. Uyu musore akaba ari we wateretanaga n'uyu mukobwa, bifuza kuzakora ubukwe bakabana. Nubwo ngo mushobora kuvuga ngo yamutereta gute kandi ari indaya. Indaya nubwo ziba ari indaya, ariko ziba zifite intumbero yo kuzaba umugore, zikajya mu rugo nazo zikagira famiye, maybe ndakeka. Rero uyu mukobwa w'imyaka 24 witwa Sine Konsa, ibyamubayeho ni Satani yaraje amwikaragiraho amafere. Nibyo tugiye kubabwira mu kiganiro cyacu, mwumva ukuntu bibabaje, kandi nanone mwumva ukuntu Satani arimo kugenda ahemba abantu. Navuga niba ari ukubahemba, sinzi uko ntabyita. Uyu mwana w'umukobwa wo muri Afurika y'Epfo, ngo yarikoze ari kuwa gatandatu ajya muri hoteli imwe kujya guhura n'umugabo. Umugabo akaba ari umugabo w'umunyatayilandi, ngo bari bagiye guhura. Ubwo nyine yari yamuguze, sinzi niba yari yamuhamagaye, kuko ubwo yumva yari indaya ya prive. Aragenda mu cyumba kimwe cya hoteli, agiye guhura n'uyu mugabo w'umunyatayilandi kugira ngo nyine bakore ibyo bakora, ubundi umukobwa yongere agende. Ava mu rugo yiteguye nk'uko abakobwa bitegura bagiye mu mico mibi nk'iyo. Aragenda ajya kubonana n'uyu mugabo w'umunyatayilandi muri iyo hoteli muri Afurika y'Epfo. Agezeyo asanga uyu mugabo ngo yiteguye, bavugana by'amafaranga, bavugana ubundi bakora iyo mico mibi yabo. Umukobwa arahaguruka arataha, ajya mu rugo nyine nk'uko urumva yari asanzwe abikora. Ntago navuga, sinamuciraho iteka, wenda ngo yari asanzwe abikora buri gihe, ariko wenda n'umwuga wenda yari asanga. Reka tubyite gutyo. Aragenda, ageze mu rugo, akora imirimo yo mu rugo. Twahereye kuri ngo Satanic Temple iri muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tangazo ngo baritanze ubwo bavugaga yuko bagiye guha aba agenti babo noneho ububasha bushoboka, ngo bagakora ibintu bimeze nk'ibitangaza birengeje urugero rw'imitekerereze y'abantu. Rero navuga yuko uyu munyatayilandi ashobora kuba nawe ari umu agent muri rwa rusengero rwa Satanic Temple ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano muri Arizona. Rero uyu abandi bavuga yuko uyu mukobwa ngo yaba yarasambanye n'uyu munyatayilandi, noneho ngo uyu mugabo uyu munyatayilandi yageriwe muri Tayilandi, umugore akaba yabimenye ko umugabo we ngo yaba yarasambanye n'umuntu. Noneho ngo uyu mugore w'umunyatayilandi akaba ari we wagiye guhita ajya kumurogesha kugira ngo uyu mukobwa ngo ahite asaza aka kageni. Ariko nanone kubera ko aya matangazo cyangwa se aya mabi ya Satanic Temple cyangwa se ya organization ya Satani ubu ku isi irimo gukorwa, bavuga yuko uyu munyatayilandi ashobora kuba ari umwe mu ba agenti ba Satanic Temple hano muri Amerika. Akaba ari we urimo kugenda akora ibi bintu muri Afurika. Bakaba baramutumye muri Afurika, akaba arimo kugenda ashaka abakobwa benshi
agenda aryamana nabo kugira ngo abashajishe. Nkabwira indangamirwa cyangwa se abantu barimo gukora uwo mwuga nk'uwo ko bagomba kubireka. Njye sinababwira ngo bicunge kuko ntabwo wakicunga n'ubundi ibi bintu byaje, ahubwo ni ukubireka. Nimubireke, mumese kamwe, mushake ingo, mujye mu rugo, mubane n'abagabo banyu. Reka mbabwire rero mbivuye imuzi ukuntu byagenze. Uyu mukobwa ngo yamaze kubona ko imyaka irimo kugenda imusiga, cyangwa se uyu mukobwa arimo gusaza. Uyu mukobwa arimo kugira imyaka itangaje kandi mu by'ukuri muri we adashaje. Uyu mukobwa yari afite imyaka 24 y'amavuko, nk'uko murimo kubibona kuri screen. Yari umukobwa ukiri muto. Nyuma y'icyumweru umubiri we wahise uba nk'uw'umuntu ufite imyaka 96. 96 murimo kubibona. Ntago abasha guhaguruka, ntago abasha kwiyoza, ntago abasha kwisiga amavuta, ntago abasha kwijyana kuri toilet. Ibyo murimo kubibona aho ngaho. Rero uyu mukobwa ngo yari aziranye na pasiteri umwe muri Afurika y'Epfo, muri baba pasiteri bakora ibitangaza, ngo bazura abantu, ngo bahindura abantu, ibintu nk'ibyo. Aramuhamagara, amubwira ngo ibyamubayeho, amubwira ibitangaza byamubayeho ariko bya satanike, ngo amwoherereza amavuta, ariyo ayo mavuta murimo kubona. Amwoherereza amavuta ngo yo kuzajya yisiga kugira ngo bwa bucecuru bumuriho bugende buvamo, yongera agaruka kuri ya myaka ye ya 24. Ayo mavuta rero niyo barimo kugenda bamusiga ngo kugira ngo ave kuri ya myaka 96 uko yabaye, agaruke ku myaka 24. Ariko uko arimo kugenda yisiga ayo mavuta, ahubwo uruhu ngo rurimo kurushaho ngo gukanyarara cyane, ngakomeza gusaza. Uyu mukobwa akavuga yuko aba bapasitori bo muri Afurika y'Epfo ngo ari abatekamitwe, kuko ngo bamwijeje yuko aya mavuta uko azajya yisiga azajya ava kuri ya myaka 91 agaruka kuri ya myaka 24 nk'uko yari isanzwe. Uyu mukobwa rero yakomeje guhisha Odinga kugira ngo atazamubona mu maso. Odinga rero iyi nkuru aza kuyumva, ajya iwabo wa mukobwa atavuze, ngo aramubura. Asanga uyu mukobwa Sine Konsa ngo bamuhinduriye ahandi hantu hibanga, barimo kumuvurira kugira ngo barebe ko azagarura isura nk'iyo yari afite. Uyu muhungu yaje kumusangayo. Aje kumusangayo ngo arebye Sine Konsa arikanga. Aravuga ngo uyu ntago ari we, mushobora kuba we mwaramuhishe, mugahindura mukazana undi muntu ushaje ngo kugira ngo mwice ubukwe. Odinga ntiyabyemera. Agerageza gushaka Sine Konsa aho yaba ari, ngaramubura. Ariko bakamubwira ko ari uriya, ayanga kubyemera burundu, kuko ubundi nawe ubwawe ntiwabyemera. Uyu rero uyu Odinga yaje kumirwa, yikorera amaboko, agenda uko nguko. Uyu murimo kubona wundi uri kumwe n'uyu mwavuga ngo ni umukecuru rukukuri, uyu nguyu w'imyaka 98. Uyu bari kumwe ni mama we. Uyu ni mama we urimo gusiga umukobwa we. Reka mbibabwire mu byumve neza. Uyu ni mama we urimo gusiga umukobwa w'imyaka 24 yibyariye. Uyu ni mama we urimo gusiga uwo mukecuru. Uwo mukecuru niwe Sine Konsa ubu ngubu tuvugana. Mama we murabona ko ari inkumi. Noneho Sine Konsa murabona ko yuko yashaje cyane. Ariko uyu mama we niwe urimo gusiga amavuta Sine Konsa kugira ngo yongere agaruke kuri ya myaka 24, kugira ngo arebe ko umukobwa w'inkumi ye w'imyaka 24 yagaruka kongera akaba umukobwa w'imyaka 24, akabona uko yamushyingira. Uyu mugabo w'umunyatayilandi wakoze ibintu uyu mukobwa ngo yaragiye aracika, baramubuze burundu, ntibongeye kumubona. Uyu mukobwa aravuga yuko agiriwe Imana
cyangwa se agiriwe ubuntu akaba yakongera kubonana n'uwo mugabo w'umunyatayilande, ikintu yamusaba ni kimwe, yamusaba yuko yamukiza ibi bintu akagaruka kuri ya myaka 24, agahita arahira agasezera akandikira Imana urwandiko yuko atazigera n'iri na rimwe yongera kujya ku mihanda cyangwa se kujya kwicuruza, akabasezereye ibyo bintu burundu, ariko ngo akabisezera ngo yandikiye Imana urwandiko yuko niyongera izahita imwica. Uyu mukobwa w'umunyafurika y'Epfo, uyu Sine Konsa, ngo yari yaragiye abwirwa kenshi ko ubu buraya akora ariko yihishe, kandi yarasengaga ngo bitazamugwa amahoro, ngo agomba kubireka akabivamo, ngo mbere y'uko atarabivamo ngo Imana ishobora kumuha ikimenyetso. Uyu mukobwa rero yagiye abipinga kenshi, ndetse ngo agenda abeshya uyu musore witwa Ondinga yuko bazabana, ariko n'ubundi ngo bari babirimo, ariko ngo akaba akora umwuga w'uburaya uyu Ondinga atabizi. Akaba ariyo ngaruka yagize kuba yaragiye harabeshya uyu muhungu, amubeshya amwemerera ko bazabana kuko yari afite imico n'imyifatire ngo byiza, utamenya yuko uyu mukobwa ari indaya, kuko ngo yari indaya ya prive. Ubu rero uyu munsi tuvugana, uyu mukobwa bari kumusiga aya mavuta yahawe na pasitoro kugira ngo barebe ko yagarura imyaka 24 y'amavuko yari afite, ariko byaranze. Ageze ubu ngubu tubaze, ageze imyaka 31. Ku myaka 24 uyu Sina Konsa yari afite, ubu ngubu ageze imyaka 31. Ubwo babaze bahereye kuri ya myaka yari afite akiri inkumi, ubwo hagati y'imyaka 24 n'imyaka ageze 31 harimo imyaka 7, haciyemo imyaka 7, ariko n'ubundi uyu nguyu mu bigaragara afite imyaka 91 uko amaze kungana. Ubwo iyi mibare 24 niyo yari afite ataragira iki kimenyetso cya satanike. 31 ubu niyo afite bahereye ku myaka 24 babaze, ubu bageze ku myaka 31. ubwo hashize imyaka 7 ibi bintu bibaye. Noneho akaba ameze nk'umuntu ufite imyaka 91. Iki kimenyetso cyaje kuri uyu mukobwa muri Afurika y'Epfo wicuruzaga, gishobora kuba ari cyo ntandaro, ari cyo kimenyetso cya mbere gitangiye kigiye kuzajya kiba ku bakobwa basambana hano hanze. Rero twarangiza ikiganiro cyacu tubabwira yuko mugomba gukora subscribe, mugakurikira amakuru tugenda tubaha 5 kuri 5, tubabwira ukuntu ibi bintu birimo kugenda biba hano kuri ino si y'abazima. Abantu benshi bagiye bakerensa bavuga ngo igihe cyo kuza kwa Yesu kizaza, yego Yesu namara kuza azaza twarabe ku bicu bagende mu ijuru, yego nyuma yo kuza, nyuma yo gutwara be ngo bazajya muri cya kibaya azahurira nabe, yego ngo bahamara imyaka 1000, ngo imyaka 1000, ibintu nk'ibyo, yego ngo nibwo Satani azahita yiyerekana, ngo noneho abasigaye ku isi ngo nibwo satanike, nibwo antikristo cyangwa se satanic signs, ibimenyetso bya satanike bizahita bigaragara, ngo noneho ngatangira toteza abantu bazaba basigaye ku isi, ngo ariko itorero ryataye. Rero ibi ngibi turimo noneho kubibona itorero ritarataha. Ibi bikaba ari ibimenyetso bishobora kwerekana yuko Yesu ari hafi kuza, kuko ibi bimenyetso ubundi turimo kubona byavuzwe ko bizagaragara igihe itorero rizaba ryazamutse ryatashye, abazaba basigaye ku isi aribo bazatotezwa na Satani, ngo banyura mu mihanda ngo y'imisumari, uko tubona kaburimbo mwe mukaza muyinyuramo ari imisumari gusa. Ibi bintu rero navuga ngo musenge, ibi bintu ni musenge, dusenge. Satani atangiye kwigaragaza live, arimo gukora live. Hari n'abandi bazi ibimenyetso bya Satani byinshi birimo kugenda birimo kuba, atari kuri uyu mukobwa ngo ni Sine Konsa. Naho mu kindi kiganiro.